Yesu ashimwe. Njye Aline Apostle ukuri nkunda. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku kintu cyitwa umunwa. Abakristo mva babwiza ukuri. Gatuvuge abe wacu. Si Satani ikibazo, si abapfumu n'abapfumukazi. Ikibazo ni iminwa yanyu. Iminwa yacu. Gasanga turi abakristo ariko turicara tuvuga abantu, tuvuma abantu, iminwa niyo yabaye insengero zo gutwika abantu. Ijambo rituvuga ngo hari ubuzima mu munwa. Amen. N'ikindi ngo how can you bless with the same mouth and curse? Ni gute ushobora guhumugisha umunwa ukanavumisha abantu? Mbane kubisha mu Kinyarwanda kubikunanira. Gusa icyo ushatse kuvuga nuko nimba ari ikintu cyishe abakristo mu rusengero ni iminwa ya. Ugasanga turicaye turi kuvuga umuntu kandi tumuvuga neza, ahubwo turi kumuvuga tumusebya kubyerekeye ubuzima bwe cyangwa ibintu udasobanukiwe, ibintu Imana itanakubwiye itanaguhishuriyeho akumva umaze kubisobanukirwa. Wapi Imana itobariye cyane, kuko nimba ari ikintu kizajyana abakristo ikuzimu ntabwo ari Satani, ntabwo ari abadayimoni, ntabwo ari abapfumu wirukana, ahubwo ni umunwa wawe, iminwa yacu. Iminwa yacu igomba gukizwa. Ngo ni nk'akarimi, ngo ni nk'akanusha ku ishyamba, ngo ishyamba ryose rikagurumana. Donc ururimi rushobora gutwika umubiri wose, rushobora gutuma ibyo wasengeye, rushobora gutuma imigisha yawe ifungwa kubera ibyo wavuze ku muntu n'uwo wavuzeho. Uzi ko hari abantu uvuga ukabizira, ukavuga umuntu kandi unamubeshyera, Imana izi ukuri ukabura bizizi. Hejuru y'iki? Hejuru y'umunwa. Uwo ni umwuka ubusutwa, ni umwuka spirit of gossip. Ni umwuka mu Kinyarwanda si kunabyita ariko ni gossip spirit. Donc ni umwuka usebanya, uvuga abantu nabi. Hari n'igihe ushaka kuvuga umuntu ariko utagamije kumuvuga nabi, utagamije guhamiriza ibyo utekereza bibi kuri uwo muntu, kandi ugasanga atanari byo. None ikindi rero nasanze n'abagabo biwacu ari bo bagira amagambo kuruta abagore. Burya twebwe abagore wavuga ko tugira amagambo kuko n'ibintu abagore nyine n'abagore ni inzambwa zoroshye, niko bavuga weakest vessels. Sinzi ko vessels ariko bazita mu Kinyarwanda, ariko ugasanga umugabo muzima baricaye bari kuvuga abantu, umva bidateye isoni. Ngira ngo nta gihugu kigira abagabo bavuga nk'abiwacu. Ugasanga baricaye muri church, amagambo yabishe, nimba ari ukubura ibyo bakora, nimba ari ukugira gute, ariko dukizwe tuve mu byaha byo mu kanwa. Kuko ngo ibintu byose uzavuga tuzabibazwa. Ibyo uzavuga ku muntu Imana ntizamubaza, wowe izakubaza ibyo wamuvuzeho. None usanga unabeshya, usanga urabizize. Hari imivumo iza ku bantu atari uko Satani yaguteye, atari uko abadayimoni, atari uko ari ikiduro kandi twagize iyi kibazo. Ntitunireba ngo turebe tuvuge tuti mbese wasanga ikibazo mfite kimvaho. Hari ibibazo tugira rero mu buzima bifunga imigisha yawe kubera umunwa. Umunwa ushobora kuguhisha umugisha cyangwa ukaguhiza urupfu. Dukizwe tumenye ukuri, dukizwe n'iminwa yacu ikizwe. Wicaye ahantu bari kuvuga umuntu nabi, kuki uhicara? Kuki uhaguma? Nimba nta kiza uri buzane muri iyo conversation, mu byo bavuga, igendere. Nta mpamvu yo kwicara ngo ugambanire umuntu. Kuvuga umuntu nabi no kumugambanira no kumutera icyuma. Ijambo rivuga ngo gutuka umuntu ni nko kumwica. Wabyumvise? Kwica ntabwo ari juste kuzana icyuma ngo ndakiguteye. Hari abitera mu mwuka byinshi. Ukagenda ugasanga Yesu Kristo tararara, ariko umaze gutera icyuma umuntu. Gute? Kumuvuga. Umuvugaho iki? Amafuti. Nta n'ukuri kurimo, nta n'ikimenyetso ufite. Yesu ntiyakugende nijoro ngo abikwereke, ngo akubwire ati ni wapi, ariko ukumva umu expert wo kwicara aho ngaho utangira uvuga umuntu kandi uvuga umukristo usenga. Umva ibibazo n'ibibazo. Ntuzavuga umuntu Imana ifiteho ikiganza kuko bikakubayeho. Hari abatavugwa. Kambahe example. Mariamu, Moses yagiye gushaka umugore w'Umunyetiyopiya kuko mugira muri ntuza yabo, muri gahunda zabo z'igihugu ntabwo bemerewe gushaka abagore bo hanze. Moses
Moses yikundira umugore w'Umuyetiyopiya ntuzarasara mushiki we. Aramuvuga ye uzi ibyamubaye mushiki we, Imana yamuteye ibibembe, ararwara ibibembe bya bintu, kandi ibibembe kera babirwaraga bahitaga bava mu bantu, wumvaga kuri ikihebwa uba hanze dumva mu bantu, umva ko ni indwara nyine itari nziza. Kubera iki? Kubera amagambo yaratutse nde Moses, kubera kuvuga utavugwa. Hari umuntu utavugwa, hari umuntu utavugwa, hari umuntu utavugwa. Ugomba gukora attention abantu uvuga bari bo. Haleluya. Ukicara aho ngaho ukizanaho ibyo bibembe mu buzima. Ibibembe ushaka kuvuga erega ni byinshi, ushaka atari ku mubiri, uri kwifungira imigisha, ibintu byinshi, kubera umuntu wicariye ukavuga utavugwa. Kandi utari gwikosa wowe ukabona ari mwikosa ko utari mwikosa. Rero dukora attention ibyo tuvuga nabo tuvuga. Haleluya. Kubera yuko ntabwo ikibazo ari Satani, ntabwo ari abadayimoni, ni wowe. Urumva? Ntabwo ari abadayimoni, ntabwo ari iki, ni wowe n'umunwa wawe ukoma gukizwa. Muzasoma igitabo cya Yakobo kizabigisha umunwa n'iki, akaga k'umunwa mubi. Umunwa rero ugomba gukizwa. Nimba ari ikintu kishe insengero ni umunwa. Igitandukanya isengero hagati ni umunwa. Umuntu yavuze pasiteri nabi, abandi nabo bagakurikira nk'intama zayobye, bakagendera mu migambi y'abadayimoni b'iminwa, ugasanga wisanze muri gahunda z'abadayimoni n'abanyamunwa utakagombye kuba urimo. Dushishoze turinde iminwa reko atari mu byinshi bizahinduka. Wicaye mu bantu ugasanga ari kuvuga umuntu, haguruka ugende, nta gufasha amaguru. Wicaye ahantu ugasanga ntibavuga umuntu neza, muvuge neza cyangwa ugende. Especially uri umukristo, noneho haguruka, kuko umaze kumenya ingaruka zo kuvuga nabi umuntu. None ukaba uvuga n'umuntu utavugwa. Hari abantu ukambwira hano badakorwaho. Moses yari Uwiteka, ntawe ufite uburenganzira bwo kumuvuga. Yakoze ikosa nta n'uwari ufite, yadiringaga n'Imana. Kora attention rero, gabanya, vamo, hunga umwuka w'umuntu. Kareka gukomeza wicira ubuzima, kuko iyo wica ubw'abantu wica ubwawe. Uwo munwa ubereyeho kugira ngo uheshe abantu umugisha. Mu gihe udashoboye guhesha abantu umugisha, funga umunwa wawe. Ibyo utazi, ibyo utari uhari wiba, ceceka. Wibihamya nkande. Tuza. Abafite amatelefone, icyo bakoresha gusa ni ukuvuga abantu. Ukasaga ibiganiro muri telefone, kanaka, wowe se wirebye uko umeze n'ubuzima bwawe. Tureke n'ibyo imbere y'Imana. Ibyo uri kuvuga biryohesha Imana icyubahiro. Uwo uri kuvuga uramuzi, uzi umugambi Imana imufiteho. Simvuga ko udashaka kubona ikibazo ukakivuga, hari ibyo mvuga murabyumva. Hari abagabo bagira amagambo n'abagore bagira amagambo, ariko n'abagabo bagira amagambo bitera isesemi pe. Nta mugabo wicara avuga abandi, nta mugabo wicara avuga abagore, nta mugabo wicara avuga. Icara wubaka, ushaka icyubaka umuryango wawe, ushaka ubuzima. Abagabo ni mu cyo mubereyeho. None ugasanga nabo ni nabo mu rusengero bagira amateka kurusha abo hanze. Namwe bagore uravuga iki? Turavuga ibiki? Rero itorero ry'abakristo iwacu, ikibishe ntabwo ari Satani, ntabwo ari abadayimoni gusa, n'amagambo yanyu, amagambo yacu. Twirinde kandi Imana itubabare amagambo twavuze. Nimba urakumva kweri utsinzwe, senga uvuga uti Imana mbabarira, aho nasebeje akanaka umbabarire. Kuva uyu munsi nzongera kuvuga ibitandeba, kandi sinzongera kwicara n'abakobanyi, sinzongera kwicarana nabo n'abantu basebya abandi. Mwirinde, kuko nimba asebya abandi nawe aragusebya, kuko ni umwuka, ni umudayimoni mubi kandi usenya, agasenya n'ibyawe n'abawe. Imana ibahe ni ukuri nkunda. Nizere ko message muri twayumvishije. Dukizwe n'iminwa yacu ikizwe, ururimi rukizwe, kuko ni intwari ikomeye. Ushobora gukoresha neza cyangwa nabi.